Ikaze bakunzi ba The Bros Entertainment, uyu ni wa mwanya wa Showman Martial Art Talk Show, ikiganiro kivuga ku mikino njyarugamba by'umwihariko, aho mudusangamo amakuru ya karate, taekwondo, box, judo, kung fu n'iyindi. Nizere ko mumeze neza, muri amahoro, natwe turi amahoro muri studio zacu murabibona. Nizere ko Imana kibatijije ubuzima, kandi n'abafite ibibazo muhumure, haguma ubuzima. Iyo ufite ubuzima ibintu byose birahinduka. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa cyangwa se umwe mu bakinnyi bagize ikipe y'igihugu ya karate, ufite ibigwi wabiciye bigacika. Uyu munsi turakora kuri profile yiwe, cyangwa se turarebera hamwe uburyo yatangiye kariyeri yo gukina umukino wa karate. Harizimba mu magambo, reka muikaze muri studio zacu tuganire. Ikaze Shyaka. Murakoze cyane. Umeze ute? Amahoro. Wicare wumve utuje, wumve ko nta kibazo. Yego rwose nisanzwe. Ni ibintu byawe byose uhora ureba ngo hanze y'urugi ngo aho umuntu yaturuka. Ngwara umuntu ari maso. Mu magambo makeya wakwibwira abakurikiye The Bros Entertainment gute? Amazina ndetse n'ibyo mukora, aho mukinira naho mwakuriye. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Ndutiyeshyaka Michael Roger. Mfite amazina ne. Ko ari nk'ayishoka cyangwa iryango. Grammaire, grandpère bose baranyise. Yego. Ndi umukarateka, mfite umukandara w'umukara na dane ebyiri. Nkaba ndi umukinnyi ariko nkora karate nk'umu athlete, nkaba nyina umukino wo kurwana. Muri karate habamo kwiyerekana, nyina mu kurwana none. Gusa. Yego. Ibijyanye no kwiyerekana wapi? Oya, nyina mu kurwana gusa. Wow. Karate wayitangiriye hehe, hari mu he mwaka? Karate nayitangiye mu 2010. Hari mu mwaka wa 2010 n'ubundi ndumva kuko navutse muri 2000, uri mu myaka kwibara biranyorohera cyane. Maze natangiriye ku Kagugu. Ari mu maître waho witwa Antoine Clare, niwe wanangije karate, niwe wanyishe gufunga ingumi. Yego. Ubwo niki cyatumye wisanga mu mukino wa karate? Utubwiye aho watangiriye ndetse n'umwarimu wagutozaga. Niki cyabaye imbarutso yo kugira ngo ujye mu mukino wa karate? Cyabaye imbarutso, ndabyibuka ari umwana twakinanaga, twiganaga. Twariganye, ambwira ko yagiye muri karate. Hari igihe twatashye ndamuherekeza, mugejeje ku kigo aho bakoreraga imyitozo, umuntu agiye muri karate. Nanjye bita bimotiva kumva yuko ngomba kuzaza nkora karate muri free time nzaza mbona. Biba ngombwa rero ko nsaba mu rugo ko banjyana muri karate, barabinyemerera, njya muri karate ndatangira. Usibye ko warabonye uwo mwana mwiganaga, hari undi muntu mu muryango wawe warigeze ukinaho umukino wa karate? Yego, papa yambwiye ko yayikinnye nawe, ariko njye nari naravuka, ariko ngo yarayikinnye. Yarayikinnye. Ubwo tuvuge yuko wisanze muri kariya y'umuryango. Nabyita nk'uko, ariko we ntabwo yabikoze nka kariyeri ku buryo yakinnye naho amarushanwa, ariko yayikoze nka siporo. Okay, siporo rusange iyo twakwita nka recreation. Shyaka Mike, wize amashuri angahe kugeza ubu ngubu? Kugeza ubu ndacyari umunyeshuri, niga narangije secondaire, niga muri université, ubu ngubu ndi mu wa kabiri university. Yego. Okay. Ukoze karate, uyifatanyije n'ishuri, byari utangira gukora competition mu gihugu? Byari 2012 nibwo natangiye gukina competition mu gihugu nyiri umwana. Yego. Muri competition witwaye mu tesangiza abakurikiye The Bros? Muri competition ntabwo byari byoroshye icyo gihe kuko nari ndi gutangira. Nitwaye neza ku irushanwa rya mbere narakinnye, ariko ntsindwa ku mukino wa kabiri. Ubundi ukurikira irushanwa ryabaye rya Noheli mu bihe nk'ibi ngibi byo minsi mikuru. Turakina, mbasha gukina umukino mba uwa mbere. Noneho uwa mbere utwara umudari wa zahabu. Shyaka Mike,
ubona byari byoroshye urugendo rwo kugira ngo baguselekisione ujye mu ikipe y'igihugu ko kugeza ubu ngubu abenshi bakuzi nk'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya karate? Kujya mu ikipe y'igihugu nk'uko ubyumva ni ikipe y'igihugu, igihugu kiba kirimo abakinnyi benshi cyane, ntabwo byari byoroshye habe na gato. Ariko nashyizemo imbaraga, nanjye numva ko ngomba kubikora, ariko ngeze igihe mbona birabaye. Yego. Mu mikinire ya karate yawe hari uko umwana azamuka ndetse akunze ikintu, ni zihe challenge cyangwa se obstacles waba warahuye nazo ku buryo wumvise wahagarika umukino wa karate, cyangwa ntabwo byigeze bikubaho? Byambayeho mu gihe nari ngeze mu mashuri ya segonderi. Nagiye muri karate niga muri primaire ariko ndi kuyisoza. Ngeze muri segonderi biba ngombwa ko njya muri interna. Ngiye muri interna rero ikigo nagiyeyo nasanze nta karate ibayo, biba ngombwa ko mba nyihagaritse, ariko nkajya umutima ukanyanga mu nda nkavuga se kubera iki mfata abagenzi banjye turi kumwe inshuti nkabajyana mu ishuri rimwe na rimwe tugakora, nkabigisha ukuntu batera umugeri, ntabyo bari bazi. Nanjye kugira ngo bitamvamo nkagerageza gukora, ariko byarangoye icyo gihe numva yuko nshobora kuba ngiye guhagarika karate. Yego. Ni iki cyagufashije cyakubereye nk'inkomezi kugira ngo udahagarika karate? Icyambere nk'inkomezi no kuvuga yuko nuko nari naratsinze, narazanye umudari nyiri umwana. Numva ko ibi bintu numva nanabikunda cyane. Nakunze karate nyiri mutoya kubera ibintu byo kureba amafilme ya Van Damme, ba Scott Adkins. Ngenda mbona ari ibintu byiza byo gukurikirana. Biba ngombwa yuko karate numva ko ari yo mukino, ko numvaga ko bose bakina. Biba ngombwa ko numva ko uwo mukino nagomba kuwureka. Yego. Ni byiza cyane, ni iby'igiciro. Ubwo ni ukuvuga ngo mu bintu byakwensipayarinze na filime d'action zirimo cyane. Wow, ndumva ari byiza cyane. Shyaka Mike, muri timu ukoreramo cyangwa se club, ufata uti ikintu bita teamwork, ese mufatanyiriza hamwe gute mu bijyanye n'imyitozo? Teamwork ikuboostinga gute ku bijyanye n'imyitozo yawe ukora? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Teamwork ngewe mba numva ko ariyo ntangiriro ya buri kintu cyose, kuko nzi neza ko umuntu umwe nta kintu yakugeza adafite abamufasha. Ntago utabonye support y'ikintu icyo ari cyo cyose, ndumva nta kintu wakugezaho uri wenyine, uba ukeneye andi maboko agushyigikira. Teamwork muri timu nka karate noneho usanga ari ingenzi cyane, kuko ni umukino njyarugamba. Umukino njyarugamba ugomba kuba ufite umuntu ugutinyura, akubwira genda hari ahantu uraza gutsinda, uraza kubikora. Bagenzi banjye, kapiteni wacu mu ikipe y'igihugu, coach wacu, ni abantu badufasha cyane muri ibyo bintu bya teamwork, kuko akenshi muterana imbaraga, ingabo mu bitugu, genda ukora ibi, genda ukora ibi. Rero bigatuma wumva ugira mu kibuga ubwoba bwagushizemo, ahubwo ugiye gukora action gusa. Mu rugendo rwawe rwa karate hari uko wakuze uri umwana, hari amakreb wakuriyemo, hari amakompetisiyo wakinnye, mu rwego rw'imibereho kugeza ubu ngubu ni iki karate yaba yaragufashije kugeraho cyahinduye bimwe mu mibereho yawe? Karate yangejeje ku bintu byinshi cyane. Byonyine kumva ko nabashe kuba umukinnyi w'ikipe y'igihugu, byonyine byo byamindiriye ubuzima. Niyumvishije nk'umuntu udasanzwe, kuko ntabwo ari ibintu bya buri umwe wese. Yego, numvishije ari ibintu byiza cyane. Ikindi karate yamfashije mu bintu by'amasomo yanjye, mu kwiga, na n'ubu ngubu nimfasha. Ni kurihira, ni itanga school fees? Yego, ni itanga school fees. Wow. Ubwo rero bari umuntu abaye bumvireho, bumve ko karate ishobora kuba source of income, karate yariha ishuri, karate yavamo umushahara ushobora gutunga umuntu. Dufite amakuru ariko kuri champion wa East Africa, nibyo? Ani champion wa Africa. Champion wa Africa? Yes. Nibyo cyane. Ngo yoresha igitiyo amafaranga, ngo mbese amafaranga kuri wowe ni nkinda ku mutindi. Amafaranga yo azaboneka aracyari, ariko n'ubu ngubu uko biri ntacyo bitwaye, ndashima Imana. Ayo ufite araguhagije cyangwa uracyashaka yandi? Amafaranga ntago wapfa kubona yaguhagije, gusa nayo ayo mfite amfasha gukemura utubazo duke na duke mba mfite.
duhe ishusho y'urugendo rwawe uko rwagenze kugira ngo wisange uri champion wa Afurika. Hari mu byari mu zihe competition? Kuba narabaye champion d'Afrique, ishusho yabyo ni ishusho ndende cyane. Urumva nageze igihe cyo guhagarika karate nkuko nabikubwiye ndi mu mashuri ya secondaire. Yego. Ariko nza kugaruka ngarutse nabonye umutoza w'ikipe y'igihugu ya unoza yaramfashije. Christian? Yes, Sensei Christian. Yaramfashije amamagara mu ikipe yatozaga mu Gatenga. Ngezeyo rero niho hantu itangiriro ryahereye. Narakoze nongera nsubira muri forme nkuko nahoze. Aramfasha, noneho habaho 2018 habayeho guhamagara mu gihugu cyose abakinnyi bakina karate. Ari selection y'abakinnyi bazakina igikombe cya Afurika. Urumva twagihostinze. Twari abantu benshi cyane, benshi, ari ibintu bitoroshye cyane kugira ngo ubonemo umwanya. Twitoje igihe kingana n'amezi 4, ariko umutima ngere bakimamagara muri nationale, ni coach wamamagara ngo bamumbwiriye ngo ambwire ngende muri selection. Nagiyeyo icyo gihe ngenda bigoye, nta na kimono icyo gihe nari mfite. Urumva nari namaze igihe mpagaritseho gake, ngerayo nta na kimono. Coach wanjye aramfasha arazima. Njya mu myitozo. Nanjye imyitozo mbona icyizere kirahari, mbona abagenzi banjye ko bakora, nangira kwigira kuri bagenzi banjye, gukurikira cyane ibyo umutoza avuga. Numva ni ibintu biri kunyubaka cyane, bizanshoboza kubona intsinzi nkuko nayinyitegereje. Urugendo rwawe rwo kugira ngo ube champion d'Afrique, watwayemo uhe mudari? Birumvikana kuko uba champion d'Afrique kuko wabaye wa mbere. Dusangize se, hari abantu baba batazi ibintu bijyanye n'imidari. Wabonye uhe mudari? Ese finali wakinnye ni ikihe gihugu? Tubwire kuri kamera za The Bros. Uko byagenze rero, icyo gihe twabonye selection, mbasha kuba umwe mu bazakina mu biro byanjye. Nabaye selected, ndagenda ndakina. Ndumva natombaye amakipe ageze muri match enye zose. Ndakina match ya mbere nakinnye na Senegal, mura na Namibia, mura n'indi kipe ya ndibaza ni Burkina Faso. Okay, finale mura n'umunyamisiri, umwarabu. Ku bitekerezo nari mfite n'ukuntu twari tumeze mu Rwanda, abarabu bari abantu b'ikitegerezo kuri twebwe. Ni match yango yansabye kuba focus cyane. Gusa kubw'amahirwe twe dufite umutoza watumiwe uva muri Misiri, niwe waje kudukoresha entraînement mu cyo gihe. Aradufasha. We yarambwiye ati wowe ndakuzi, urashoboye, nutinye kureba abarabu kuko nibo twarebaga video zabo turi kwitegura imyitozo. Ambwa nutinye kumubona gutya, uriya wamukubita kandi ndabona umusha uramutsinda. Akibimbwira kandi ari mwe no bimbwiye, naye ndavuga koko nibyo. Mukuri wabishonda umukara, ndi mu Rwanda, ngomba kumutsinda uyu muntu. Nakoze uko nshoboye, turakina finale, ngiye nawe ndamutsinda, nibwo kuza ndu wa mbere. Nakubijyanye n'imidari muri karate batanga. Muri karate batanga bronze, umudari wa 3, bagahemba 2, silver umudari wabaye wa 2, then gold ni wa mbere. Ubwo icyo gihe nabonye gold. Congratulations again. Shyaka, ku giti cyawe, haba mu gihugu ndetse no hanze yaho, ugira abantu ufata nk'icyitegerezo muri uno mukino wa karate. Ni bande bakinnyi wumva ufata nk'icyitegerezo muri iki gihugu cy'u Rwanda baba barabiciye bigacika, wakuze wumva ko ugomba kwigira ku birenge byabo? Utubwire n'impamvu, hanyuma utubwire no hanze y'igihugu. Mu Rwanda abakinnyi mfata nk'icyitegererezo ni benshi, kuko promotion yatugiye imbere. Abakinnyi bose bari bashoboye, tubona ari abakinnyi natwe b'ikipe y'igihugu kandi bakomeye, kandi koko bari bakomeye, baduciriye inzira, tubona natwe tugeze kuri level yabo. Nakubwira amazina yabo ni benshi, ariko nakubwira banengewe. Wa mbere yari Sensei Cyuma,
yari champion mu Rwanda ndetse no muri East Africa hose rwose. Yari umugabo ukomeye cyane. Na yaranyispirinze tukajya kuri Vaneri, yari kapiteni wa equipe nationale yacu. N'ubu ngubu ari retired ariko ndibaza yanagaruka kandi akabikora. Yari umuhanga cyane. Hakabaho bita Emery nawe yari umuhanga cyane. Ndetse n'undi bita JP yitwaga Jean Paul. Nibo bantu naje muri karate ngewe nabona bari gukina nkumva nshaka gukina nkabo nkazakina nabo kandi ndibaza nabigezeho ko. Waba warakinnye nabo match? Nakinnye nabo ariko ntago ndibaza atari bose, ntago nagize amahirwe yo gukina na bose mu kibuga. Ninde mutakinnye ngo tuzamugusabire match? Ndibaza muri competition njya kenshi sinahuraga nabo ahubwo. Ariko bose bari abahanga kandi ngewe n'ubundi iyo nyina nabo nari kugerageza gukora uko nshoboye nkayerekana improvement yanjye, ariko kubwo kububahanye numvaga byaba bigoye kumutsinda umuntu. Abakaratika benshi maze guhostinga kuri mikoro za The Bros Entertainment bahuriza ku mukinnyi bita Cyuma. Nukubera iki? Urakoze. Cyuma ni umukinnyi wafatiye ikipe y'igihugu akamaro kanini, n'umukinnyi wazamuye karate y'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Ari ukuntu kera bakinaga bagakina ibintu babyita popo niko tubyita. Bakubitanaga cyane byanyabyo bya gifundi. Bakubitana ibintu bitari birimo controle, ugashiduka mugenzi wawe wamwangije kandi mu mukino. Yaje azanye ibintu, yaje nawe azi gukina ibyo bintu bya kera. Urumva yakiniye muri promotion ya kera, akina no mu abashyashya bakinaga noneho touch. Ari ibintu byo ku buryo ushobora gukina na mugenzi wawe ukamutsinda ariko utamukoze amahoro. Rero byose ubwo afite experience ebyiri byatumye rero abantu benshi tumufatira cyitegererezo cyane. Waba warigeze ugira match ukinana nawe? Gukina nawe mu marushanwa ntago nakinnye nawe, ariko mu myitozo twarakinanye cyane. Wabonye bimeze bite? Nuko namwiteze n'ubundi niko yari ameze. Yari umuhanga, yaramfashije cyane, amana motivation cyane, yarangosora, atuma nanjye hari icyo nigezeho. Ko ndibaza na mbere yo gukina igikombe cya Afrika twakoranye imyitozo gakeya, then joininga nationale bagenda neza. Watubwiye ko wakinnye ukaba champion d'Afrique, ndetse hari amarushanwa menshi wagiye witabira mu gihugu cy'u Rwanda ukabasha gutwara imidari. Muri ayo marushanwa yose ni irihe rushanwa wumva utazibagirwa mu buzima bwawe? Tubwire n'impamvu. Muri ayo marushanwa yose irushanwa nazibagirwa mu buzima bwanjye ni irushanwa rya Afrika ryabaye twahostinze 2018, iryo nabayemo wa mbere. Urumva n'ubwa mbere nari nyine amarushanwa international, ariko kubwa mahirwe no gukora cyane na motivation y'abagenzi banjye no kuba ndi mu gihugu narwana ishema ry'igihugu birangira nzamuye idarapo ry'igihugu. Byaranshimishije cyane kubona amagaze ndi kuri indirimbo y'igihugu nabaye wa mbere. Akabazo gato yagashekeje, wari waratangiye kumenya uburyo bakinira kuri tatami? Yego twebwe ngewe nari narayikiniyeho kubera ko, ariko ntago byari biri kimwe. Ariyo twari dufite mu gihugu ari tatami, twari twarayimenyereye generation yanjye. Ariko ari tatami iri approved ya WKF, ya World Karate Federation. Iyo tatami nayo itandukanye nizo twakoreragaho. Yabanje kutuzonga kuko bayizana bwa mbere. Umutoza wacu yasabye ko twajya kuyitorezaho gato tukareba. Tuyikoreho twasanze igoyeho gatoya, ariko turi adapta ko turi abajene. Twari adapte kandi bigenda neza. Mike, turi kugana ku musozo w'ikiganiro turi kugirana. Watubwiye club wakuriyemo ndetse uri n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Kugeza ubu ngubu witoza ku giti cyawe cyangwa ugira club waba ubarizwamo iyo bagiye gukora selection za equipe nationale ubashobora kugusangamo? Urakoze. Ubu ngubu mfite ikipe nyiniramo. Nyina mu ishuri ryitwa The Great Warriors Sports Academy. Ubu ndi umu athlete waho, nkaba n'umutoza waho.
ni utoza karate cyangwa utoza izindi siporo? nozamo karate. Mfite harimo classe z'abana tuba turi kugeza kuzamura abana bazadusimbura mu ubwo mukora icyo bita talent detection. Yes. Ni byiza cyane. Niki wabwira abarumuna bawe wenda bafite impungenge kuri no mukino wa karate, wabaha motivation gute? Barumuna banje bafite ubushake bwo kuza gukina karate. Ikintu cya mbere nababwira nuko karate niyo mukino wa mbere njyewe nabonye ku isi mwiza kandi nkunze. Karate ni umukino ushobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi, yaba mu rwego rwa discipline irazamuka cyane, hakaba ku rwego rwa self defense. Ni umukino wagufasha kwirinda mu gihe biri ngombwa, hagize ugusagarira ntago yagufata uko abonye ko ariko kose. Rero uwo mukino ukagufasha ndetse no mu masomo ya buri gihe. Karate mbona ari ishuri naryo mu buzima busanzwe. Ukubutse mu marushanwa ya Commonwealth yaberaga mu gihugu cya South Africa muri uku kwezi kwa 12, ndetse wanabashije gutwaramo umudari wa silver mu bijyanye na committee. Na marushanwa wabonye gute? Duhishusho. Amarushanwa ya Commonwealth na amarushanwa atari yoroshye abe na gato. Mu bwa mbere twari twitabiriye amarushanwa mpuzamahanga, urumva twitabiriye cya Afrika ariko byari byo muri Afrika, noneho icyo gihe hari ibihugu byose hafi ibihugu byinshi byo ku isi, urumva tuba twarenze imbibi za Afrika. Yari amarushanwa y'ibihugu mbona bikomeye cyane nanjye kwa kundi twebwe ko ubu ngubu karate twe dukina, iyo ubona abantu b'abahanga ureba kuri YouTube ukareba imikino bakina. Rero ibyinshi mu biri ibyo bihugu byaraje kandi ari byo bihugu twigiragaho tureba amashusho yo kuntu twakwimpruvinga natwe. Rero byari ibintu bigoranye kwiyadapta gukina n'abo bantu ufatanye icyitegererezo, ariko nanone kubw'umutima kubw'ubushake turabikora turakina kandi bigenda neza. Nakinnye ngewe imikino yanjye kandi mbasha kwitsinda ngera finale. Wakinnye n'ibihe bihugu? Duhishusho nk'abantu batari bari ku kibuga. Nakinnye n'igihugu cya Australia, n'igihugu cya Botswana, ndongeranya na Sierra Leone, then dukina finale n'Umuhinde. India ari abantu n'abahanga cyane muri karate nabo. Na yahe marushanwa wumva wifuza kuzitabira mbere yuko wenda uhagarika kariyeri yawe ya karate? Urakoze, iki ni ikibazo cyiza cyane. Ari amarushanwa menshi muri karate ariko ndifuza kuzitabira Olympic Games. Muri karate niho hantu nshaka kuzagera, numva nshaka kuzakina Olympic kandi nkanayitwara. Ariko kugira ngo ugere muri Olympics hari uca muri karate ni process, ukina ama Premier League, ugakina igikombe cy'isi, ukagenda wuzuza amanota yo kubona ko wajya muri Olympic. So ubwo rero ndumva nzabanza muri Premier League, nibikunda na Olympic nzayikina kandi ndumva cyizere gihe ariko n'intsinzi naho yataha Kigali. Reka tukwifurize kuzakabya inzozi zawe. Urakoze cyane. Kandi tugushimire cyane kuba witabye The Bros Entertainment. Hanyuma bari badukurikiye Showman Martial Art Talk Show, nakagaruka kuri The Bros Entertainment. Ciao.